nongeye gushimira Imana, shimira Imana yandinze ndetse namwe ikabarinda mwese abadukurikiye kuri Izabisoza TV. Twese ndifuza ko twashifatikanya gushimira Imana yatugiriye neza mu gihe cyose tumaze duhumeka, nta mbaraga zacu zabayemo, habaye nk'umugambi w'Imana. Ndasuhuza rero inshuti zacu, ndasuhuza abari kure n'abari hafi, ndasuhuza kandi n'abafite ibibazo, nabo ndabihanganisha. Umugambi w'Imana uracyahari, umugambi w'Imana uracyakomeje ku buzima bwanyu. Mwihangane, mukomere, mushikame. Ubwo mugejeje umunsi mugihumeka, Imana iracyabafite umugambi. Nongeye kugaruka rero kuri kamera za Izabisoza TV. Ndashimira Imana. Nitwa Vedaste Ntakiyimana, nk'uko bisanzwe dukunda kuba tuganira ijambo ry'Imana, tuganira n'andi magambo yose ahumuriza imitima y'abantu. Mbere ya byose rero reka dusenga Imana, tuyishimire. Mana Data wa twese, mu izina rya Yesu turagushimiye. Wabanye natwe, waturindiye ahantu hatandukanye, turindira ibintu byinshi byahize ubugingo bwacu, wabaye mu ruhande rwacu, izina rya nirishimwe. Uyu mwanya rero tugize umugisha wo kongera kuganira n'abakunzi bacu, abari kure n'abari hafi. Turasenze kugira ngo imbaraga z'Imana zerekeze ijambo, kandi buri muntu wese ugiye gukurikirira ijambo rimubera inkomezi, rihembura ubuzima bwe, yongere agire ibyiringiro byo mu gihe cyane ndetse n'ibyo mu gihe kizaza. Urakoze kubyumvise kandi kubikora, tubisabye Imana mu izina rya Kristo Yesu, amen. Kuko nari maze kubibabwira inshuti zacu, Imana ni nziza, Imana ni nziza, Imana ishobora byose. Ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva, igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva, ni igice cya mbere. Turasoma ku murongo gusa 12, dukuremo amagambo y'ingenzi tuganira. Igice cya mbere cyo Kuva, igice cya mbere umurongo wa 12, aranditswe ngo, ariko uko barushagaho kubababaza, nabo niko barushagaho kugwira no gukwira. Abanyegiputa banga Abisiraheli urunuka. Iri jambo ndarisubiramo kugira ngo abantu bongere baryumve. Ni igitabo cyo Kuva, igice cya mbere umurongo wa 12. Aravuga ngo, ariko uko barushagaho kubababaza, nabo niko barushagaho kugwira no gukwira. Abanyegiputa bangaga Abisiraheli urunuka. Muri iri jambo ndifuza ko nongera nkababwira ko umugambi w'Imana utajya uhindurwa n'ibihe. Ibihe bigira imbaraga ku buzima bw'umuntu, ibihe bikagira imbaraga mu muryango, ibihe bikagira imbaraga mu bantu ndetse no ku bintu. Ariko turashimira Imana ko hejuru y'ibihe hari nyir'ibihe. Hari nyir'ibihe, uwo niwe waremye ibihe, niwe utegeka ibihe, niwe uhindura ibihe kandi bigakunda. Imana ishimwe rero kuko twongeye kubonana muri uyu mwanya nje kubakomeza. Ndakomeza abari kure n'abari hafi, ndakomeza abasenze n'abagisenga, ndakomeza abakozi, ndakomeza ndetse n'abadafite akazi, ndakomeza imfubyi n'abapfakazi, ndakomeza abari mu kaga gatandukanye, abari mu bibazo bumvaga ko ubuzima bwabo burangiye. Ndagira ngo mbizeze mbabwire ko umugambi w'Imana utajya uhindurwa n'ibihe. Hari indirimbo ivuga ngo, ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa, Imana yari idufite mu bitekerezo byayo. Ibisiza n'ahantu hareshya hatarabaho, imisozi nihanamye bitararemwa, bitaranatangira, Imana yo yari igufite wungurikiye mu bitekerezo byayo. Bivuze ngo nta muntu n'umwe ushobora kurogoya umugambi w'Imana, nta kintu gishobora kurogoya umugambi w'Imana. Kandi Imana mbabwira, Imana mbizeza, ni Imana abantu bagiye babona mu buryo butandukanye, bari ahantu hatandukanye, ariko bakabona neza y'Imana. Imana ikabakorera ibitangaza, Imana ikabigaragariza, Imana ikabihishurira, amaso yabo akabona kugira neza kwayo. Imana rero ntabwo umugambi wayo ujya uhindurwa n'ibihe. Imana ishimwe cyane. Aya magambo dusomye nifuje kuyakuramo inkingi 5. Inkingi 5, iyo abantu bumvise mu inkingi 5 bagira ngo ni ibintu bizatinda, ni ibintu bitinda. Hoya, ni ibintu biri hafi. Wakumva wicaye iminota mike ariko ugabikuramo icyifuzo, ukongera ugahishurirwa bwinshi bw'umugambi w'Imana. Satani n'umwanzi iteka ryose ahora arwanya ikiremwa muntu, kandi icyo arwanya ni kimwe namaze kumenya. Ntabwo Satani azi ikintu uzaba, ariko aragikeka. Akeka icyo uzaba,
burya intambara uhura nazo zose nuko umwanzi yamaze gukeka icyo uzaba, ariko Imana yo izi icyo uzaba kuko niyo yakuremye. Imana ishimwe cyane. Icya kabiri Satani arwanya ni ejo hazaza. Ubundi none ntabwo Satani aharwanya, wahageze wamucitse, ahubwo arwanya ejo hazaza. Ni nayo mpamvu ahora yubaka urukuta iteka kugira ngo abantu batarenga aho ngaho, ariko umugambi w'Imana ujya usenya inkuta Satani yubatse. Reka mabwire ko hari ibintu byababangamiye byinshi, ariko ibyo byubatswe n'amaboko y'abantu, byubakwa n'ubwenge bw'abantu, byubakwa n'ibitekerezo by'abantu, ariko ibyo bintu bisenywa n'Imana. Kandi Imana ibisenyesha ijambo, ibisenyesha umugambi, ivugiraho iraho ibintu bikuri imbere byose ukabishaka ukabibura. Ni umuhamya nawe kandi nubwo uri mu bihe bikomeye, ariko wigeze ubona Imana. Iyo rero wabonye cyage ntisaza, ntihinduka, ntihunga, ntirwara. Reka mabwire Imana ishobora byose. Imana ishobora byose. Turabonamo umuntu wa mbere, umugambi wa mbere wacuzwe na Faraho. Faraho rero agereranywa na Satani. Yaraketse aravuga ati aba bantu ko ari ubwoko, ko ari ishyanga, kuki barushaho kugwira, kuki barushaho kugira imbaraga? Ariko ngo uwo mugambi ni wagarukira ngo akoresha inama yo kubashyira mu mirimo y'agahato. Imirimo y'agahato y'uburetwa ni ukuvuga ngo ni ugushakisha uburyo yabavunagura, ingingo zikavunagurika, abantu bakabaho ari ibisenzegeri, bakabaho ntacyo bimarira, bakabaho nta n'icyo bamarira abandi. Uwo ni umugambi wa Satani. Abonye ntacyo bitanze, akora umugambi wa kabiri ariwe Faraho. Aravuga ngo noneho Abaheburayo tugiye kubakorera ikindi kizatuma bacogora, bakananirwa, bakaruha, kugeza ubwo bazanga n'Imana. Nimujye mubareka batsama inda, batwara inda, ariko mubatege igihe cyo kubyara. Ijambo ryanteye ubwoba. Uyu mugambi wa Satani ni munini, ariko hejuru ye ari Imana. Ni ukuvuga ngo mubareke basenge, ariko bazabura ibyo basengeye. Nimubareke baririmbe, ariko bazabura inyungu zo kuririmba. Nimubareke baterane materaniro, bazabura inyungu. Bajye bahora bategereje amashimwe, ntibazigere bayabona. Babe mu rusengero bagumbi, babe mu rusengero bakene, basenga Imana ikiza indwara, barwana indwara zidakira. Mubareke bahore muri ako karasisi, bajye bahora basubira mu buzima binyuramo, bagenda bizenguruka. Mubareke. Icyatumye mvuga ngo nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko nihavuka umukobwa beho. Uwo ni umugambi mubi cyane, kandi rimwe na rimwe iyo Satani ashaka kunaniza abantu, muzabibona ko abibereka. Azakwereka umuntu wasenze imyaka myinshi nta mwana arabona, azakwereka umuntu wabanye n'Imana igihe kirekire, ni umukene, kwigurira ipantaro biramugora, minerivare biramugora, kubona aho kuba biramugora, no amashuri y'abana aramugora, ubuzima bwose ni ugupfundikanya, kandi yarasenze Imana ishobora byose. Uwo ni umugambi wa Satani. Muzabibona uyu muntu afite umuryango, ariko umuryango ntumwemera. Afite umugabo, urugo ruhoramwe amakimbirane. Afite umugore yaramugoye, abana baramugoye, kandi abana n'Imana ikemura ibibazo. Shitani akakuruhiriza abandi bantu bishimira, ukajya wumva bashima, wowe nta shimwe ugira. Ukajya ubona babyara, wowe nta niravamo. Abandi bakabona akazi, ubarusha amashuri, ubarusha diplome, ubarusha amanota, wowe reka da, nagucuruza mitiyu ni ikibazo. Ubuzima bwawe bugahora mu mpagarara, kandi urasenga ngo Satani. Ariko ndagutangariza ko umugambi w'Imana, haleluya, utajya uhindurwa n'ibihe. Nubwo ibihe byagutsikamira, uzi ko hari igihe umuntu abura ijambo abandi barifitiye, umuntu agata agaciro, kandi yararemwe n'Imana. Nawe ubwo yakwireba akisuzugura, si ngombwa ko abantu bagusuzugura, nawe ubwawe urisuzugura, ugashaka ahantu wishyira, ugasubira aho wavutse, ugasubira aho wize, ukareba aho mwiganye ntiwapfundura udushumi, wareba aho warushaga amanota ntiwabasuhuza, ugahora n'ipfunwe n'igisuzuguro, ukiha akato kandi utari umubembe. Igihe rero gitera umuntu kubemba kandi nta bibembe afite. Igihe gitera abantu kukwanga kandi ufite isura nk'iyawe. Igihe kiguca mu muryango. Ariko ndatangaye, twese dutaha ibirori, reka mabwira aka kantu. Twese dutaha ibirori, umunsi umwe dusanga abantu barasenze Imana, ariko bashakisha ahantu bahisha shangazi w'umukobwa, barabura kubera ubuzima bw'ubukene yararimo. Baravuga ati noneho kugira ngo shangazi tuzamukire, mumubwire ko ubukwe burimo abaruzi. Shangazi w'umukobwa washyingiwe, ubu ni murabizi ko yagombye gufata igiseke cya shangazi, murabizi ko yagombye kugaragara amafoto, ariko kubera ubuzima arimo
bamujyanye mu gikari kumuhisha, baramubwira ati wowe rero icyo ushinzwe ni ukuba ushinzwe ubushera, ubucunge, kuko ubukwe burimo abarozi benshi kandi niwe mwizerwa. Mwumvira hano igihe kimujyanye bamugira umwizerwa mu bukwe bw'umwana we, bajya kumushyira mu gikari kugira ngo acunge ubushera ngo hataza kugira umuntu uburoga. Ibyo bintu shangazi weza ko mama shati Imana ishimwe bangiriye icyizere, kumbi ni ubuzima arimo bwagiye kumuhisha. Ubuzima buraguhisha, ntuzagaragare ku mafoto, ntihagire umuntu umenya ko uvugira icyo upfana n'uwashyingiwe kubera igihe. Ariko umugambi w'Imana ni wo wonyine ujya utabura ahantu umuntu igihe cyamutabitse. Imana ishimwe cyane, ndafashijwe kwe, Imana ihimbazwe. Faraho ni mubi Faraho ni mubi cyane, acura umugambi akagutesha agaciro rwose, ukajya wiha akato, wajya gutera urutoki. Ari n'igihe umuntu atera urutoki asabira ijambo mu nama kubera igihe arimo, kubera ukuntu bamuzi, bagakeka ibyo agiye kuvuga bakamwima ijambo kandi atararivuga. Ariko Imana ni nziza kabisa, turashimira Imana kuko ari igihe umuntu ijambo abantu bari mwembi. Imana igitanga ijambo, Imana igitanga ijambo. Naho ngurikiye ubu hari ijambo Imana yaguha, kandi Imana ije guha ijambo ntibisaba amatora. Imana ije kuguha ijambo ntibisaba ko abantu babyemera. Imana ije kuguha ijambo ntibisaba ko sosiyete ibikwemeza. Oya, Imana ubwayo ikugambiraho umugambi wayo ukaguha ijambo. Imana ishimwe cyane. Farawo yacuze umugambi mubisha kugira ngo Abaheburayo ntibazigire babyara, ntazagire umuhungu uzigira uvuka. Nicyo rero nari ndombabwira ko wari umugambi wa Satani wo kuguheza mu buzima bumwe butagira ishimwe, butagira impinduka, abantu iteka bakajya babona ko uri mu gihano kandi warakoreye Imana. Ndetse ibyo bavuga ntibabibura, bavuga ati uyu muntu yasenze Imana kenshi ariko bifatikanya na Nyabingi, uyu muntu yasenze Imana kenshi ariko ajye kuzimu, uyu muntu yasenze Imana kenshi ariko akora ibyaha bya nijoro. Na Yobu byamubayeho, igihe kiramuhinduka, inshuti ze ziramubwira ngo nta muntu wakoreye Imana, Imana yababaza bene aka kageni. Ariko Yobu yarafitanye ubumwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. N'umugore aramuhinduka. Ikintu cyose gishobora kugufataho ijambo biherekejwe n'umugambi wa Satani kugira ngo utagaciro kandi warakoreye Imana. Icya kabiri kigatugaragaza ku buzima bwa Mose ni ababyaza. Satani agira abakozi, ukabona umuntu mwarabanye muraturana kandi azi igihe wakoreye ubukwe, azi ko utarabyara, akaza kubaza ngo se ngo nturabyara, yigeze abona utwite, yigeze abona ugura ibigoma, yigeze ahubwo gusa kugira ngo kwibutse uburemere bw'igikomere ubana nacyo, akagusura atari bugusure. Ntakuzaniye isukari, ntakuzaniye igikoma, ntaje ngo musenge, ntaje kugukomeza, ahubwo aje kukwibutsa ubwinshi bw'ibikomere ugira kandi ari we nyirabyo. Ariko isi iteye ite? Ngo nturabona akazi, yigeze abona ushobora ishakoshi se, yigeze abona se ufata ibitabo ugiye mu kazi, yigeze abona se uzinduka, yigeze abona se usinya kontara, ariko aje kukwibutsa ibyo bintu. Ariko turashimira Imana ko nubwo hari intumwa za Satani, hari n'intumwa z'Imana. Imana ishimwe cyane. Intumwa z'Imana tuzibona muri igitabo aho ababyaza bahawe amabwiriza yo kuhotora abana bavuka, ngo ariko bagira umutima wubaha Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo bareba Abaheburayo baje kubyara bakababonamo umugambi w'Imana, bakareba hirya ngo kugeza igihe babakingiye ikibaba mu kwisobanura kwabo kwa Farawo, baramubwiye ngo aba bantu, haleluya, nubwo babona boroshye, nubwo babona baciriritse, ariko bari kumwe n'Imana, bagira Imana yabo. Imana yawe izagaragara, Imana yawe izihamiririza kuko ari Imana ishobora byose. Ababyaza rero nabo barahari kandi ngo nababyaza beza. Burya umubyaza ni umuntu ugufasha mu kigeragezo, uguhumuriza, ugukomeza, kubwira ngo humura, Imana irahari, ntabwo yagutaye, ntabwo yakuretse. N'ubu turi kuganira hari abantu ndimo mbere ababyaza, muri ijambo nkabwira ngo nimuhumure, umugambi w'Imana uracyahari. Imana ishimwe cyane, Imana ishyirwe hejuru. Umuntu wa gatatu ni nyina wa Mose. Nyina wa Mose ngo yari umubyeyi mwiza cyane. Nyina wa Mose yaramukundaga, ngo yamubyaye mu gihe gikomeye, yamubyaye mu bihe by'akaga, kandi mureke mbabwire, ibizaba imbuto ntiribora, ntirimungwa. Imana ifite imbaraga zo kugogobotora mu kaga gakomeye, mu menyo ya rubamba, mu nzara z'intare. Imana ikakuvanamo kuko igufiteho umugambi, ikakuvana mu mfi, ikakurinda guseba, ikakurinda kwikorera amaboko, ikakurinda kurira imbere y'abanyamahanga. Niko Imana yagobotoye Mose mu mfu nyinshi. Imana ishimwe, imugobotoraho mu kaga gakomeye. Nyina wa Mose ngo aramucyura, amugije mu rugo ngo amuhisha amezi 3. Bibiliya ivuga ngo ananiwe guhora amuhisha ngo mubohera akato. Kariya kato ntabwo ari urwango. Nimuza gukurikirana gusoma mu gice cya mbere, muraza gusanga hari Farawo yaravuze ngo uzarokoka akabacika muzamushyire mu rufunzo.
nyina w'umunsi rero kumuhisha amezi 3 si ukunanirwa kw'ikindi, ahubwo nuko ataragishoboye kumubika ngo ijwi rye rye kutagaragara. Yibwira ko kugira ngo agwe mu maboko ye Imana imufiteho umugambi yamurindira no mu rufunzo. Reka nkubwire, Imana ishobora kutakurinda nyoko agihari, ntikurinde papa umufite, ikakurindira mu bupfubyi kandi igasohoza umugambi wayo. Imana yakurinda iso yarakwanze, ikakurinda nyoko yarakwanze, ikakurinda umugabo yaragutaye, ikakurinda umugore yaragutaye, ikakurinda abavandimwe barakwihakanye. Imana igaherekeza umugambi wayo idashingiye ku maboko y'abana b'abantu. Icyakora bahari ni byiza, ariko batanahari umugambi w'Imana uracyahari. Imana ishimwe cyane. Bakunzi banjye, bakunzi b'ijambo ry'Imana, nshuti za Izabisohoza TV, ndagira ngo mbakomeze mbabwire ngo ubuzima bwose waba urimo pfa kuba uri mu mugambi w'Imana. Umukoresha yakwirukana, Imana ikakuremera akazi. Iyi mvura yagwa, Imana ikazana umucyo. Amagambo yaba menshi, Imana ikazana ibyiringiro. Imana igira ijambo igibwira imfubyi gaseka. Imana igira ijambo igibwira umupfakazi akaririmba. Imana igira ijambo ibwira uwatawe akagira ibyiringiro kuzura umwuka wera. Nta jambo na rimwe Imana igivuga ngo rihere. Umuntu wa gatatu twihute se ni Miriyamu. Miriyamu yaranejeje muri ubu buzima bw'iyi nkuru. Miriyamu we ngo yanze kumuvaho, nyina aramusize, Miriyamu ngo yanga kumuvaho. Ariko Imana ishimwe cyane. Bibiliya ivuga ngo inshuti zikundana ibihe byose, ngo kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Miriyamu ngo yamubaye hafi, aramuherekeza, ngo aramureba gusa ngo amucungira kure, kandi ngo agira intego mu mutima we. Aravuga ngo sinzigera nsiguye umwana kamenye iherezo rye. Buriya hari umuntu ukurikirana ubuzima bwawe, nubwo ataguha isukari, nubwo ataguha imyenda, nubwo ataguha inzu, ariko akakubwira ngo waramutse, wiriwe, humura, komera. Uwo muntu ni ijambo ryiza kubwera gukomeza, kuko uri mu gihe gikeneye gukomezwa. Hari umuntu udakeneye amafaranga ariko ukeneye ijambo ryiza. Hari umuntu udakeneye imiryango ariko ukeneye ijambo ryiza. Ijambo ryiza burya ngo ni murumuna w'Imana. Ibintu nabyo narabimenye. Burya ngo muravugira ijambo ryiza akaba ahagaze mu kimbo cy'Imana. Ariko Imana ivuga neza. Imana rero niyitaje kohereza umuntu ukubwira neza ngo uwo Miriyamu. Imana iguhe Miriyamu mu izina rya Yesu. Umuntu wa gatanu ni umukobwa wa Farawo. Reka nsoze ibi bintu, numva bibaye byinshi. Umukobwa wa Farawo we ngo yamanutse ajya kwiyogera mu rufunzo ari kumwe n'abaja cyangwa se abagaragu be, ngo barimo bagendagenda ku nkombe. Mbega ibintu bikomeye, ngo babona wa mwana ari mu rufunzo mu kantu, ngo baragaterura barakazana. Reka nkubwire, umugambi w'Imana ujya gukiza amaboko y'abanzi, haba nijoro haba ku manywa. Ngo bagapfunduye, umukobwa wa Farawo avuze ngo yo, ngo uyu ni umwana w'Abaheburayo. Ngo umwana ararira. Uzi ko hari amarira ushobora kurira agatera umwanzi impuhwe? Uzi ko twagiye tubibona. Ngo ayo marira amaze kuyarira, ngo ahinduka nk'ingoti 10 umutima w'umukobwa wa Farawo. Ngo yera ko arambura amaboko amugirira impuhwe. Aravuga ngo uyu mwana ni Umuheburayo ariko ntiyapfa. Reka nkubwire, humura, umugambi w'Imana uzakubeshaho, tuzapfa igihe cyo gupfa kitaragera. Reka nkubwire, nta muntu ushobora gupfa igihe cye kitaragera. Twagiye tubibona. Bireba uko nabigambiriye niko bizaba, uko nabitekereje niko bizasohora. Bivuga ngo siko bizaba kubategereza Uwiteka, nta n'umwe uzakorwa n'isoni. Twagiye tubona Imana izura abantu. Kandi reka mbabwire, mutangire mukora umwitozo. Abantu badukurikiye ni bakora umwitozo, ntabwo byoroshye, ariko mukora umwitozo mu bitekerezo, mukora umwitozo, mukora urugendo, mwemeze imitima yanyu ko Imana igire mu buzima. Ntabwo Imana igihindura amateka, narabihakanya ahubwo. Ntabwo Imana igihindura amateka. Abantu badukurikiye, haleluya. Ntabwo Imana yakurema ngo iguhindurire amateka. Ibyo ni ibintu bigufi. Icyo akoze kubera igihe tumaze tubyumva, ntibyoroshye kukubwira ngo ntihindura amateka, ahubwo ndakubwira ikindi kiri hejuru. Imana ifite imbaraga zo kurema amateka. Ndahaguruka. Iyo ifite imbaraga zo kurema amateka, ntiyahindure. Umukoresha yahindura, ejo undi nawe akayahindura ukundi. Imiryango yaguhindura ameza, ejo abandi bakayahindura mabi. Diplome yahindura neza, ejo abandi bakayahindura mabi. Imana ifite imbaraga zo kukuremera amateka. Nubwo isi yose yakwanga, ukayibaho uyibeshejweho n'Imana. Nubwo inshuti zaguhinduka, ukabaho ubeshejweho n'Imana. Imana ifite imbaraga zo kurema amateka. Muntu nkurikiye, muntu unyumva, muntu uriho ndeba, tangira ukora umwitozo, ubibwire inshuti zawe, ubibwire umugabo wawe, ubibwire abana bawe, ubibwire umugore wawe.
gendana ubabwire ngo Imana yanjye nayishuriwe ko ari Imana irema amateka. Ubyumve, umuntu wize, umuntu uri mu kazi, umuntu byavanze, umuntu wumva isi yakubanyeho, umuntu wumva buza urambika umusaya, umuntu udafite ukumva, wumva udafite ugukeneye, udafite inshuti, udafite ukwitaho, utangire ubwira umutima ngo mutima wanjye menye ko Imana yanjye ari Imana irema amateka. Haleluya! Irayarema kandi akaremeka. Imana ibahe umugisha, Imana ibagiriye neza. Ndabakunda kandi mbifurije umugisha w'Imana. Umugambi w'Imana ntujya uhindurwa n'ibihe. Mureke dusenga Imana kandi mukomere, mwizere, haracyariho ibyiringiro ko igiti naho cyatemwa kizongera kigashibuka. Imana turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye ko ari Imana igirema amateka. Kandi iyo uyaremye urayarema kaboneka, urayarema gafatika, urayarema amarira gahora, urayarema intimba zikarangira, urayarema imfubyi zigakura, urayarema ingumba zikabyara, urayarema abashomeri bakabona akazi, urayarema imiryango ikaboneka, urayarema abantu bakavuza impundu mu cyimbo cyo kurira abantu bagaseka. Ugirema amateka. Urakoze Yesu, uherekeze iri jambo ku bari kure n'abari hafi, abatwumva n'abatureba, buri muntu wese yongera toza umutima we kubwira ko Imana ye ari Imana irema amateka. Urakoze kubyumvise, tubisabye Imana tubishimira mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Shalom, shalom.